Iyi ni inzu nziza kandi nshyashya yuzuye hano Kimironko igizwe na apartment ebyiri iri ku isoko ku $180,000. Reka matembereze. Reka nkubwire iyi nzu ifite design nziza pe. Izana na parking y'imodoka 3 ariko noneho za apartment ebyiri buri mikagira umuryango wayo. Uwa mbere uri hano se n'uwa kabiri uri hano. Iyi miryango ibiri ni guha ikaze muri apartment ya mbere. Ndebera nawe uyu mwanya wose wa salon. Dufite iki gikuta cyiza cya television ndetse n'akandi gakuta ka accent kongera ubwiza muri salon. Ku ruhande gato niho dufite salle à manger ndetse n'amakaro ajyanye n'inzu. Igikoni cyo ni terebye. Dufite utubati duhagije ndetse na counter nziza ifunguka kuri salle à manger. Iyi apartment yo hasi ifite ibyumba bibiri na toilette ebyiri. Icya mbere ni iki kinini kandi gihagije, kikagira ni douche ikoreshwa ndetse n'abashyitsi, ifite n'agasinki keza cyane. Icya kabiri kikaba chambre principale nziza cyane, izana na dressing table nziza, utubati tw'imyenda ndetse na douche nziza ifite byose ukeneye. Nayo ifite agasinki kari moderne. Apartment yo hejuru nayo ifite salon nini kandi nziza, igikoni cyiza, ibyumba bibiri ndetse na douche. Dufite ni rooftop nziza kandi iryoshye, ifite counter imeze neza ndetse na view nziza cyane. Iyi nzu ikaba iherereye hano Kimironko, ikaba igizwe na apartment ebyiri zigizwe n'ibyumba bibiri ndetse na toilette ebyiri ndetse zubatse neza, ukaba wayigurira yose kuri $280,000 hano Kimironko. Duhamagare